ariko wakomeretsera Yesu avuganye nanjye yamara kubitegereza ikabareba ikareba igikomere bafite bagendana ikareba agahinda bafite bari kugendana ikareba umubabaro bari kugendana ikareba igisu atana wiri benefit mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mudukurikirana ko bahetsi official tubifurije umugisha w'Imana tubifurije amahoro y'Imana menshi cyane reka tubwire abantu bari mu bihugu byo hanze ngo namwe Imana ibaha umugisha reka tunyurukire muri Afrika namwe tubifurize umugisha w'Imana reka tujye mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba no mu burengera bwaryo namwe tubifurize umugisha reka tunyarukire hano muri Kigali namwe reka tubifurize umugisha nago twakwibagirwa abarwayi namwe mufite intambara ibibazo bya buri munsi birashoboka ko uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba uri kuvuza impundu hanyuma rero ngewe nitwa Zaninga Christine turi kumwe n'umukozi w'Imana uraho neza uramahoro ndashima Imana irakurinze irandinze cyane suhuza abahetsi official ndabashuhuje abari hirya no hino nje mpaye ikaze abadiaspora abari mu gihugu cyo mu Burundi abari mu Bugande Amerika mu bihugu bitandukanye bahaye ikaze nari numvise batabahaye ikaze kandi namwe turabakeneye kugira ngo muze kuza kudukurikirana ku bahetsi official ndi umubyeyi rero nkuko mubibona ndi umukristo nkunda gusenga nkunda Imana n'abantu bayo mbarizwa mu itorero rya Revelation Kagugu rero ikitubesheje hano ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo murakoze Imana iguha umugisha urakoze cyane no kuba twakirira nanone ariko iyo twabifurije umugisha bivuga ngo tuba twabahaye ikaze murabyumva rero yemwe abantu bakurikirana abahetsi official nukuri tubahaye ikaze kandi tubifurije umugisha w'Imana hanyuma rero tugiye gutangira dusenga reka tugusabe usenge Imana ubundi twinjire mu kiganiro cyacu Mana yacu rirubasha haleluya turakubashye Papa Esther aya masaha Kristo twongeye Kristo guca bugufi ducishije imitima yacu bugufi kugira ngo Mana nitujya Mana gutambira abandi bitambo tuanze twitambira ibitambo nyemerera utwese udutunganye twicaye ahangaho tuboneze Mana nyagora kugira ngo amagambo tugiye kuvuga Mana yaherekeje ijambo ryawe uri data twese mwiza uruwera wa Isiraheli tugwaye ikaze n'akarebo muri iki kiganiro mwuka w'Imana nyemerera mwuka wera yuruka ganze muri ateraniro Kristo ururuke uvugane natwe ururuke udukoreshe imbaraga z'umwuka wera Mana nyagora ku ngoma zitangirane natwe kandi zize gusozanya natwe tuguhaye ikaze n'akarebo umwuka wera ngwino ukoreshe Mana nyagora ku ngoma umubyeyi nanjye ukoreshe abadukurikiranye kandi nabo turabakweretse umwuka wera Mana nyagora ku ngoma bari bo ubayobora izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu amen Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzinu kw'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzinu kw'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe gito Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro Haleluya amina haleluya
Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Imana yamitiyemo. Imana yamitiyemo. Haleluya. Nukugira ngo nzagere kwa data amahoro. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe ko yaduhitiyemo neza. Imana ihabwe icyubahiro yo yaduhitiyemo neza. Yo tuza twihitiramo twari guhitamo ibintu by'agaciro, tukabona amazahabu tukaba ariyo duhitamo, twari guhitamo abakomeye, twari guhitamo ibintu byatujyana ahantu hatari heza, ariko we yaduhitiyemo kuzagera iwacu mu ijuru amahoro. Imana ihabwe icyubahiro ko yaduhitiyemo neza, nawe uzahitirwemo neza mu izina ryayo. Mwifurije guhitirwamo n'Imana kubera ko Imana yiduhitiyemo, iduhitiramo iby'agaciro. Imana yiduhitiyemo, iduhitiramo ibyatugirira umumaro. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ndafashe. Imana iguhe umugisha. Yego. Oh, haleluya. Amina. Tugiye kuganira ku Imana ikora. Yego. Ngo biradutangaza. Bintu Imana ikora ni imirimo n'ibitangaza. No kuba twicaye aha ngaha ni ibitangaza. Ni imbaraga z'Imana. Ni ugukora kw'Imana. Byakatwishe byari bihari. Suko byari byabuze ahubwo byari bihari. Ariko Imana ishimwe kitatugize kuba umuhigo w'abanzi bacu mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri. Ngibyo Imana ikora ngo biradutangaza. Imana ishimwe ngo nta n'uwabimenya, nta n'uwabirondora. Ntabwo ibintu Imana ikora umuresase yapfa kubimenya. Ntabwo umuntu ibintu Imana ikora umuntu ufite dogitora yapfa kubimenya. Ntabwo yabimenya. Ntabwo ibintu Imana ikora mama wawe ukubyara ntabwo yapfa kubimenya. Ntabwo ibi bintu Imana ikora ntabwo umugabo murara no mu gitanda ntabwo yabasha kubimenya. Ariko iby'Imana ikora biradutangaza, biruta ibyo abantu bakora. Ibintu Imana ikora biruta ibintu byose abantu batekereza n'abantu bakora. Iby'Imana ikora ni imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Imana ishimwe. Ibintu Imana ikora, umva ukuntu Imana ibikora. Haleluya. Ije bikora. Haleluya. Ije bigenza neza. Tugiye kuganira. Uzi ukuntu Imana ibikora. Nabonye umunsi umwe ikora ibintu kwa Yobu. Yego. Reka ngire gutya. Uzi ko yafashijwe. Nabonye umunsi umwe Imana ikora ibintu kwa Yobu kubera gusenga ko nyine Yobu aragenda arasenga, arongera arasenga, arongera arasenga. Abantu baramuhiga, abantu bamuvaho, abantu baramurwanya, umugore aragenda, bene wabo bamuvaho, bashiki be baragenda. Abari inshuti ziwe ntago bafashe umunwa ngo bawuvugishe ibyubaka, ntago bafashe umunwa ngo bawuvugishe iby'ijambo ry'Imana, ahubwo baramusenya. Wowe udukurikiranye nimba uzi ko ufite uyu mwuka wo gusenya abantu, udafite uyu mwuka wo kubaka abantu, iyumvira aya makuru, wumvira itangazo Yesu azanye. Barangije ngo Yobu baramusenya, bamaze kumusenya, ariko kubera gusenga Imana byonyine gusa bimuzanira igisubizo kiramanuka kigera no kuri ba bandi bamusenyesha. Uyu munsi Imana ikugerera ku bantu bagusenya. Imana ikugerera ku bantu bagusenya. Uzi ko Yobu nawe yari afite igikomere cyo mu mutima. Yari afite igikomere cyo mu mutima. Bishatse kuvuga ngo igikomere arakigendana. Bishatse kuvuga ngo abantu barimo baragendana ibikomere, bari kugendana ibikomere ariko nibatuze. Nari mvuze ngo umuntu ufite igikomere uyu munsi natuze umutima ngo arangije ngo Imana irabirebera byitegereza. Uzi ko Imana ijya ibireba ikabyitegereza. Umunsi umwe Imana yitegereje ikitegereza abisi igisuzugura babasuzugura, ikareba mu mutima wabo, yamara kubareba ikabitegereza, yamara kubitegereza ikamenya n'amazina yabo. Icyama ngo Imana ikumenye muri iki kiganiro wowe udukurikira, icyama ngo Imana ikumenye. Irangije ireba Yobu, imenya ukuntu ameze, irangije ireba ko hari ibyiwe byagiye, ireba ko n'abagenzi be n'inshuti ze zagiye kandi bamusenye bagasiga afite ibikomere byo mu mutima. Ariko Kristo ajyayo muri ibyo bikomere. Arangije Imana umva ukuntu ikora bya bindi twaririmbye ngo iby'Imana ikora biradutangaza. Ntabwo Yobu yabitekerezaga nkuko nawe utari kubitekereza. Ngo Imana irangije ngo ibwira Elifasi na bagenzi be. Haleluya. Ngibwira Elifasi na bagenzi be, ngirangije ngirababwira ngo umukozi wanjye mwavuze nta wa wundi haraba ati hari abantu babavuze
babavuze nabi babatutse babateye ibikomere irangije irababwira ngo mugende mugure inka ifizi yego uzi ko hari abantu Imana igiye guca amande we batakoresheje igihe cyabo neza uzi ko igiye kubaca amande mukagaruka muza gusaba imbabazi barangije ngo baragenda bajya gushaka umugaragu yo hari abantu badukomerekeje ariko witinya n'ibyagukomerekeje Yesu aje kugucira aba bana amande Imana irangije ngo aba bagabo baca amande irababwira ngo nimugende ku mugaragu wanjye mwavuze nabi ku mugaragu wanjye mwasebeje ku mugaragu wanjye ugifite niba n'agahinda barangije baravuga ngo nimugende abantu baduteye ibikomere Yesu arabaziye Yesu aje kubaca amande Yesu hari ikintu aramanutse aje kubaca amande arangije ngo aragenda ngo abaca amande barangije Elifase na bagenzi biwe baragenda bajya ku mugaragu w'Imana Yobu yiyumvisemo buriya ngo nawe yaririmbye iyi ndirimbo araririmba aravuga ngo iby'Imana ikora ni ibitangaza kubera ko ntabwo yatekerezaga ko iki kintu cyaba ariko iki kintu kiraba nafashijwe iki kintu kiraba nari mbabwiye ngo abantu bafite ibikomere mwakomeretse mwitonde gato 2025 Imana ije kubacira abantu amande bagiye kugaruka baza kubasaba imbabazi bagiye kugaruka babahungiraho bababwira ngo twarayobye twarashijwe nkuko babivuga ngo twarasaze twataye umutwe muzabimenya Imana yabaciye amande mwagarutse kutureba twagiye duhura n'ibikomere abantu baduteye ibikomere siko bimeze tugenda duhura n'ibikomere tope hari abantu benshi bagiye bahura n'ibikomere hari ibikomere bafite byo mu mutima hari n'ibyo batewe n'abaturage hari n'ibyo batewe n'itorero Mana ishimwe ariko Yesu aje komora abantu inguma abantu bari kugendana ibikomere abantu muri kugendana ibikomere byo mu mutima Imana ije kubomora mwumvishe ko yibamaza aya mavuta ya Elayo ibamaza aya mavuta ya Elayo y'igiciro nimara kubamaza aya mavuta ya Elayo y'igiciro ibashyire ku ndogobe abo bantu mwibataho umwanya n'igihe kuko Imana azanye amavuta ya Elayo kukomoza igikomere kandi agushyize ku ndogo kandi akujyanye mu icumbi ry'igihe kirekire akuzaniye igifuko gifuka inguma watewe n'abo bose kuko Yesu nasanze ari ufite igifuko cyakwira ku ruguma ufite urabizi neza ko abantu twahaye imitima aribo bayikomerekeje nawe birashoboka ko hari abo wahaye imitima hari abo wakunze ariko igihe kikagera bakagukomeretsa Imana ije kukomora abantu b'Imana umaze igihe kinini umaze igihe kirekire hari abafite inguma ufite inguma watewe n'umuntu ariko hari abatewe n'inguma n'abashumba hari ukuntu ugenda ukagera ahantu ugasita iyo wasitaye nyuma yaho ukongera ukagenda ukasita baba bakomerekeje cya gikomere wagize ute wakomeretse hari abantu bameze bagiye bakomereka ejo bagakomereka ejo bakongera bagasubiriza ejo bundi bagasubiriza hari abantu bafite ibikomere by'ingo babimaranye iminsi ariko reka tubakomeze tubabwire ngo Yesu uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba ufite umunezero twavuze ngo nababwiye ngo Imana yarebye Abisiraheli irabitegereza ni mu kuva ibice byaho 23 umurongo waho ndumva ibice byaho 2 umurongo wa 23 ireba ukuntu babakoresha uburetwa maze kureba ukuntu babakoresha uburetwa irangije ngira bareba ngira bitegereza ngimenya ukuntu bameze ariko mbere yaho ngo yibuka isezerano yasezeranyije Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yibuka isezerano umubye uyu mwaka utararangira yibuka isezerano yasezeranye nawe ikwinjize mu mwaka wo kwinjira mu masezerano yawe Imana yongera kureba kwitegereza kuko ijuru nimara kwitegereza irareba na bya bikomere risa rikomore rikomeze neza y'Imana rikomeze imbabazi z'Imana rikomeze urukundo rw'Imana rikomeze kugira neza kw'Imana wongera ugirirwe neza n'Imana wongera ugire ihumure muri wowe kuko Imana ije gukora iby'imbaraga Imana iguhaye kwinjira mu muryango w'umunezero mu mwaka w'umugisha Yesu arabikoze aje kubarwanira intambara mutuze mwicecekere Yobu yaratujije Yesu amurwanira intambara kandi azirwana bucece amucira amande abamuvuze nawe Yesu aje kugucira amande abakuvuze nabi mama abakugenjeje kubaca amande umurozi wari ukuroza igihe kirekire aje kumugucira amande umurozi wari ukuroza igihe
Imana aje kuguca amande urwo rubanza wari uburanye igihe kirekire ugatsindwa Yesu aje kubaca amande aje kugushumbusha ibiruta ibya mbere aje kongera kuzana andi mahirwe ku buzima bwawe hari ibintu Imana ikoze hari ibintu Imana izuye akira kwinjira mu mwaka akira kwinjira mu mwaka w'igisubizo akira kwinjira mu mwaka w'umunezero akira kwinjira mu mwaka w'igusingira igitangaza cyawe akira amahoro adasanzwe akira kubyara mu izina rya Yesu akira umugisha w'Imana akira kubaho kw'Imana kubera ko Imana imana umugisha kandi Imana yakugirwa neza n'Imana Imana ugiye kuyibona kubera ko Imana iremye umwaka w'umunezero hari ibyo Imana ikoze kandi ugiye kubirebesha amaso yawe murakoze Yesu abaha umugisha haleluya umuririmbyi arangije aravuga ngo umugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazacomera njyamye mu mahoro niyerashe imbabazi urukundo rwe nirwo rungose ukuboko kw'ibumoso kuraseguye n'ukw'iburyo kuramfashe ese niki nabasha kuba Imana ivuganye nawe ngo muri uyu mwaka wahuye n'ibikomere ariko 2025 Uwiteka Imana yongera kubirindira igitare haleluya akibirindira Yesu mwiza Imana ishimwe 2025 Imana ikubirindira igitare wongera ucicare hejuru Imana ishimwe Imana ibirindira abantu igitare ikibirindure yageze kwa Zakayo igitare ariko nawe ijwi riri kumbwira ngo uje kukubirindura igitare haleluya Imana ikibirindure Imana ije kukubirindura igitare kandi Imana ivuganye nawe haleluya ngo haraho Imana igukuye kandi hari naho igushyira Imana ije kugusetsa tope Imana irakoze ndakumva Yesu mwiza Imana ije kukomora ingufu umaranye igihe kinini urakoze Kristo Imana ishimwe urakoze Mana zopenevo saibon etayibone sanse gostinevo sanse doveria Mana ishimwe Imana ikugirire neza Mana irakoze muririmbyi arangije avuze ngo izakanda amavi izayakanda yagize ute yarusha pfukama izakanda y'amaguru yuriye imisozi Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Imana ije kukugirira neza mu buryo budasanzwe Imana ishimwe yewe wowe dukurikiranye wa mugabo we wa musore we wa mubyeyi we Imana igarutse ku buzima bwawe hari indwara mufite zitandukanye mwazi buri cyerekezo Imana igarutse ku buzima bwanyu kandi imanuye imiti tope estance tayi bonesire gustine vo sanse dovesire mambo ya sika uri grere uri meni takuwa Imana ishimwe cyane ariko haleluya reka dusabe uyu munyamakuru adufashe dusomere ijambo riri muri Yobu ibice 7 umurongo umwe wa mbere ubundi tugasoza yego haleluya nibyo tugiye gusoreza ni Yobu ni ibice 7 umurongo waho wa mbere wonyine ni Yobu ibice 7 umurongo wa mbere Yobu ibice 7 umurongo wa mbere aravuga ngo mbese umuntu akiri mu isi ariko isi tubabariraho isi dukomerekeramo isi tugenda dufite ibibazo isi tugenda twunamye isi tugenda tukayisonzeramo isi tubabariramo isi twambariramo ubusa ngo mbese umuntu ntafite ntabafashe igihe mu ntambara ariko mbabariye subiramo rimwe mbese umuntu akiri mu isi ngo mbese umuntu akiri mu isi tukiri hano mu isi ntabafasha igihe mu ntambara ushaka kurekera aho ngaho soreza aho ngaho Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro waba ukize waba ukennye waba ufite amafaranga waba uyafite waba ufite inzu nziza waba utayifite twese dufashe igihe mu ntambara tukiri muri iyi si birashoboka ko uyu munsi
ushobora kurya ejo njyewe ngaburara ariko twese dufashe igihe mu ntambara birashoboka ko hari urugamba ari kurwana nawe ufite ibya mirenge hari urugamba ari kugira ute arimo arwana ariko mana bivuze ngo abantu bafite ibi bikomere Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ibaho ariko ukabiri kose jambo ravuze ngo mbese umuntu akiri mu isi ntafashe igihe mu ntambara ariko Imana ishije niyo bogira gute wabivugaga ubibwirwaga ibyo byose kuko yari ari kubabazwa ari mu isi ahura n'ibikomere ahura n'agahinda ahura n'ibibazo nawe waba uri yobo aya masaha dukurikiranye urongera ijwi ryawe nawe waba yobo ubu dukurikiranye yobo yarafashe igihe mu ntambara akiri muri iyi si turimo tubabariramo dushonjeramo twambariramo ubusa duhangayikiramo nawe ibyo bihe yarabirimo ariko abikomereramo abyambariramo imbaraga twari tuvuze ngo mukomere kandi Imana ibomore ibikomere hanyuma rero wowe ukomeje kudukurikirana ku bahetsi official reka tukubwire ngo Imana iguha umugisha kandi nukuri Imana igukomereza amaboko wahuye n'intambara nyinshi ariko uyu munsi Imana yongera ikomore ufite igikomere umaranye igihe kinini Yesu aze akomore ibi bikomere umaranye igihe kinini murakoze cyane Imana ibahe umugisha twari kumwe n'umukozi w'Imana birashoboka ko mushobora kumukenera kugira ngo abafashe gusenga Imana watambutsa numero yawe ya telefone nimero ni 078370 reka nyisubiremo 078370 turabakunda tubifurije kuzagira umwaka mushya muhire na Noheli nziza ciao ciao Imana ibahe umugisha